buryo uri umukire sha. Umunyakigali. Hey. Okay. You ready? Good. Ijoro ngo tuzaba tureshya hano. Kara kabonye. Shoot it! You got a shot, bro. Come on, man. Yeah, man. Let's go. Ha. Bite. Turaburanye. Turaburanye. Karibu muri rwa rugo rw'imbere nka paradiso. Ahubwo ni njyewe ugwa karibu. Wabonye? Hano ntitwikoraho. Aha ngaha ibintu byose ni ntitwikoraho. Nta kwikoraho. Inzu mu rugo urahareba, ntabwo ukora kuri serire. Urebaho gutya, urebaho gusa. Reka turebe. Urukora karakantu gatukura. Wayibonye? Ni njye wibonye. Urebaho gusa ntabwo inzu urayireba serire. Yo yibikuzi barafashe face yawe. Urwo ngo ikubonye hano muri hano harimo kamera igati ifata face kabona ni nyirayo cyangwa umuntu bashyizemo inzu itifunguka. Ndava hano nkizemo. Ntabwo umushyitsi w'imena tumushyiramo. Ntakuza bya bintu ushyiramo urufunguzo oya. Rwana n'imfunguzo. Oya. Aha ngaha rero hano ni dobe ukomangaho ntago ari bya bintu byo gukomanga n'intoki gutya cyangwa ugashaka ibuye. Ushaka ibuye kubita urugi ushaka kumena. Ni ukuvuga ngo aha ngaha urakanda. Nindi system ya Google bayita dobe ni nest ni ikora neza cyane. Ni ukuvuga ngo gafite umwihariko iyo ugakanze ushobora kugakandaho gutya. Umuntu agahita abyumva. Oya umuntu uri mu byumba hose wese ashobora kuvuga ati ninde ukomanze. Gusa mu ijoro ntiyabakangura. Ni ukuvuga ngo biterwa na volume yashyize kuri mu akuma ke kaba kari mu cyumba. Ni ukuvuga ngo we arashyiraho akavolume gakeya gashobora gutambuka nikagira icyo kangiza mu cyumba. Yabona adashaka kugufungurira se. Shatse kutagufungurira. Ari umuntu uri kubasakuriza gusa. Aho ngaho icyo gihe ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka muraza mukamureba. Oya ntabwo ari ngombwa kuza kumureba. Atakanda mu cyumba ahantu hari agahita agufungurira yakubonye. We ndavuga ngo adakozeho. Ntabwo yirwaza hano. Arakureba mushobora kuvugana, mushobora kubaza ngo bite urashaka nde hano uramusubiza muraganira. Ukinjira hano tuba dufite amasensa. Ukinjira amatara ahita yaka. Itara ritaryiyatse. Ritaryaka. Kubera system ya sense biri hano. Inkweto wambaye wagira ngo ntabwo iba yakinnye. Inkweto rero, inkweto ugira gutya hano bita hano ari kunuza unaniwe hano iyi ni intebe uvuga. Iyi ni intebe. Bise ntabona ari cadre. Iyi ni intebe ukawigira kuri cadre. Leta ukuramo utuntu tw'udukweto twihuse. Ba muri hano va ufungura ukavuga ati noneho wenda unaniwe uri nk'umuntu cyangwa uri nk'umuntu wirwariye nk'umugongo nk'umusaza uvuga ati inzu ntanduza
ugahita ukazamura ka gatebe ugasubizamo ntabwo umuntu ushobora kubibona ni udushya gusa wabibonye twagiye aha ngaha rero hari ibintu byinshi cyane byo kureba hano nk'aka kayisuyuma utagashaka tugashyira nk'aha ngaha ushobora kutugasiga nk'aha ngaha twafunze aha ngaha uhashyira utuntu ushobora kuhashyira nk'urufunguzo rw'imodoka ugeze mu rugo agakote ushobora kujya mu ntebe nta bintu byinshi ufite aka kantu kano gafuremu ni ubwenge nabonaga ari intuza ari cadre isanzwe oya reka zimwe tugurira muri chic ntabwo ari zo aha ngaha ni ukuvuga ngo ni hantu ujya wumva bashyira amashanyarazi ugasanga mu ngo z'umuntu hari ikintu cy'amashanyarazi cyo gukupa no gukupuriraho kiriya kintu ntabwo kituma inzu igaragara neza iyo ukora interior design buriya ugisize uri umuntu ukora interior design ntabwo barabyize neza twebwe dukora interior design iri professionnel ku buryo umuntu yinjira mu nzu ntihagire ikintu kimubangamira ugafungaho ni ukuvuga ngo iri bara riba rifite uburyo rikoranye n'amabara arimo hano akoze mu nzu biba byaratekerejwe neza aha ngaha inyuma aka ngaka ni soneri ya Google yindi yo hanze ayo yose ni amasikirini ushobora gucana hano ugakontorora inzu ushobora gukontorora inzu uri hano ni sisiteme zo urasikana ugahita ujyamo nyir'urugo ushobora gukontorora agazimya amatara ahantu hose nta kibazo hariya hejuru handitseho ngo iki aha ngaha ni main entrance main entrance niwe wagashushanyije kariya kantu cyane ni design ibi ngibi ni njye watanze ibitekerezo ibintu byose biri kubona hano harimo made in Rwanda twakoresheje ibitekerezo tugakoresha n'abanyarwanda bafite ubumenyi ibintu barabikora neza cyane utu ni utu design uragenda ubona twinshi cyane kuri buri gikuta ntabwo igikuta gisiga cyambaye ubusa restroom aha ngaha ni uburuhukiro aho ni ubwiherero bw'abashyitsi aha ngaha urabona mu gikuta iki gikuta urabona cyari igikuta gisanzwe ariko ntabwo gisiga cyambaye ubusa habayeho igitekerezo cyo kuvuga ngo ese aha hantu twakora gute ku buryo umuntu winjira arimo arinjira abona ibintu byiza cyane hano ntabwo nakweretse hano dufite amatara yaho turaka umuntu ukora sene ku buryo umuntu winjira areba haba harimo n'ibirahure nawe ashobora kwibona ibitabo twe turasoma hari ibitabo ndabona ari ibishinwa n'ibiki hari ibishinwa ibyongereza n'ibitabo by'izindi ndimi zose ntabwo ari ikinyarwanda gusa aha naho hano sinzi ngo habonye naho dukora ibintu byinshi cyane bituma hano ntabwo nahabonye ibintu iyi ni design umuntu ukinjira aba arimo arakuramo inkweto cyangwa se arimo arareba imbere hariya yabona nk'iki umuntu arimo arareba imbere ndabona imitako birashimishije mu rugo buriya niho iwawe buri hari inyuma ntabwo aba ari iwawe buriya inyuma naho abandi buri twakomeza iyi ngiyi ni ya reka duhere hano reka duhere aha ngaha kugira ngo tuvireyo rimwe nta kibazo sibyo iyi ni guest bathroom harimo itara turahabona si ngombwa kwinjiramo hano aha ngaha tekinoloji aho igeze tuwarete hariya ubwiherero kuvuga ngo urayibwira ibintu byose yo ibi bikora bishaka gukora kiriya kugira ngo kibide kipfundikira bigenda gute ni ukuvuga ngo biroroshye hano utwereka BGC dufite uburyo bwinshi cyane urabona aha ngaha iyi ni telekomande telekomande ushobora gukoresha telekomande cyangwa se ukanayibwira shyama na telekomande nyifata utaza gukoraho takaye twanche urabona hano toilette ziza ubwenge shyama kwambi twanche ni ukuvuga ngo hano ibintu hano ntabwo biri kubikoraho ni ukuvuga ngo buriya hano urabona hano ubu ni ukuvuga ngo urabona hano handitse 39 ubu ni ubushyuhe iyo wicayeho hano haba hashyushye ukozeho itumba harashyushye ntabwo ari kwicara ku kintu gikonje n'iki temperature wayikoze hano gukarabira naho haba harimo iyo imenya ubwenge igahita hashyushye cyane hano iyo urimo nawe hari igihe ushobora gukenera nko kumva umuziki ubwira Google hey Google play any music kina nk'umuziki wari wose igahita iwukina Playing some music on Spotify.
we mbyereka kuri Spotify hano ibintu byose ntabwo kanyereka ka fanta nze ibintu ndumva ibintu ni sawa hano hari ibitabo naho ushobora gusoma wibereye muri toilette utuntu twose nta kibazo birasa neza ariko kuko hari ibintu byinshi cyane byo kwereka reka twihute ushobora gufata isi ukayikora mu rugo ahangaha tugeze rero kanze mpagarare hano aka ko kunywa nushaka ko bwafashe ntacyo aha hari ibintu byinshi cyane iyi design twakoze ni ukuvuga ngo nakoze design interior design mfata harimo Afurika hakazamo na Aziya Aziya muri biriya bihugu by'Abarabu hazamo Uburayi na Amerika ubwo nuvuga ngo hano bivuze ngo nahise nkora isi hano mu rugo iyo uri hano ni ukuvuga ngo iyo uri hano uba uri ku isi ikintu cyose washaka ku isi nyine ushaka kumva uri nko muri Afurika Afurika irimo hano ni igiti muri igiti cyiza cyane cya ribuyu cyiza ni cyo muri Afurika iki giti ukirebye ukuntu kimeze ntabwo ushobora kubona ibi biti bya ribuyu birahaba ku isi no mu bindi bihugu ariko iyo uvuze ngo ikintu cyagenda gikoze mu giti cya ribuyu yo muri Afurika kongera ku kantu agaciro kari kuba iki ni cyo muri Afurika ni igiti cyo muri Afurika arabikwerekana ni ukuvuga ngo ibindi byose byo uretse iki giti cyo muri Afurika ibindi byose byo ni uruhu narwo ni urunyafurika uretse utungutu kano ni ko mu Barabu n'Abarabu Arab touch hano TV background televiziyo ni ukuvuga ngo hano kuri televiziyo inyuma ya televiziyo urabizi ibintu bakunda gukora abantu ngo bita wallpaper biriya bintu by'ibipapuro bomeka ku nzu ya BGC ahagere neza mbere niba nakwereka neza ko atari iki ni igiti ni ukuvuga ngo ni Afurika ni ukuvuga ngo ni bya binyampande twize muri mu mibare mu mibare iki ni igiti nakwereka hano ni igiti ntabwo ari wallpaper uradushushanya mu buryo bw'ubugeni hano hari ubugeni gusa ukora mu buryo bw'ubugeni noneho ugafata igiti nyagiti cyiza ukagenda ugikata ko harimo akazi kata ni ubuhanga ibintu by'ubuhanga nyine niko bimera ni ubwenge iyi ni Afurika ntabwo ari bya bintu ni igiti bya bintu by'wallpaper shyiraho ni ukuvuga ngo hano iyo tudizayininze iyi design uzayibona ahantu hake cyane iyi ngiyi imyaka mike aba ari imyaka 100 ni imyaka 100 iki giti nta hantu kijya ahubwo gikura kirushaho kuba cyiza kandi ntabwo kijya gita agaciro televiziyo design ibi bintu biragoye kugira ngo ubibone byakozwe n'umuntu utari umuhanga bigisirwe n'uhagarara hano nkwereka ikintu gito hano hari hakurya gato birimo ubuhanga bwinshi aho hantu heza bariho hagarara ndashaka ko hari ahantu wageze hitwa iwanjye ubonye ukuntu imigozi ya televiziyo mu Rwanda abadukorera interior design batubeshya imigozi bigaragara hasi munsi ya televiziyo wowe wayihishe hehe imigozi muri interior design mu gutegura mu nzu umugozi uramutse ugaragaye kiba cyapfuye uba ufite 0 aho ni 0 nyine ku ijana 0 simbizi njyewe ndamutse mbibonye nta kintu navuga nahita nigendera cyoko nahita mvuga ko wenda ari nkawe wabyikoreye wenda nakumva ariko ari nk'umutekinisiye agafata nk'umugozi nk'aha ngaha ni ukuvuga ngo harimo imigozi urebye amabafure y'amaspeaker arimo hano menshi cyane atanga umuziki yose afite imigozi iza igahura kuri televiziyo hano ni ukuvuga ngo mu gikuta turakora ku buryo dushyiramo imiyoboro irimo n'amakorosi irimo n'amakona harimo nk'umuyoboro uturukamo hano ukazamuka tuba twarubakiyeho ukinjira muri televiziyo ku buryo imigozi ikaza ikajya hano muri televiziyo ariko ikanaza hano muri ibi byuma bindi hano harimo ibyuma byinshi cyane harimo amadekoderi harimo ama DSTV harimo ama TV box harimo byose biza bigahuriramo hano hano nk'ingi nayo ifite umugozi uza hano hasi ukanajyara hejuru ni ukuvuga ngo iyo tiyo iba imanuka gutya tugakora mu buryo bumeze nka ta gutya
umugozi ugaturuka ukazamo ukamanuka umwe undi ugahita uzamuka n'ubwenge bitagaragaye inyuma aho bikorwa n'ubuhanga ibi birigwa ibirigwa byigwa mu ishuri hano nk'aka kantu ndajya nkwereka interior design cyo bita ubugeni mu gupima iyo urebye kino gikuta buryo gipimye metero enye ukareba ibintu biteretseho wibaza ko iki kintu iyo kitahaba byari kugenda gute buri kintu cyose gikoze kuri uyu mwanya wacyo hano hari iyi ni air condition nabonaga ari umutako oya iyi ni air condition ni kwa kundi dukora dutegura muri interior design iyi ni air condition ariko ukayitegura ku buryo iri bara ritapfa kumenya uko ubururu buri hano turabuhuza n'ubururu buba buri mu nzu iyo urebye hano ubona ko bijya kumera nk'iyi rido iyi rido hano ukabona ubururu ukajya guhura n'ubururu tugahita dukora nk'umutako noneho wongeyeho kano akangaka ibipimo byako tubikora ku nganda dutanga komande ufata ibipimo ufite ukareba ibintu ufite ugakora ku buryo bw'ibipimo ku buryo biburamo iyo urebye ino saha turutse hasi hano ukareba ahantu iri kuva hano iyi distance uyu mwanya kugera aha urabona ko igikuta metero enye zahise zahuriyemo twereka ya BGC nayituruka hano arebe noneho iyi metero enye iyo urebye hano imibare nk'iri tara twakoze ni umutako rikongera ikaba nk'itara hari byinshi cyane byo kukubwira ko hanyuma hari ikintu ushaka ko tureba tugende gatoya BGC tugende gatoya aho uru rubaho mwagiye murushushanyiriza hano mu Rwanda gutya utu tuntu tugiye dushushanyijeho akantu kameze nk'ifi n'ifi iki ni igitekerezo ni ubugeni bwo mu burengerazuba bw'isi ni ukuvuga ngo ahangaha ibi ngibi bikorwa n'abanyarwanda hano kubishushanya igitekerezo njye mbaye igitekerezo nkabereka uburyo tubishushanya tugakora urugero byakunda tukumvikana niba ashobora kunkorera uru rubaho rwose akaruzengurutsa inzu urabona ko inzu yose iriho urubaho buri rubaho ruraka kamwereke iyo ukoze hano urwo rubaho ruraka mu nzu hose ubonye na print hasi naho haraka hano umuzenguruko hose reba zenguruka inyuma urebe hariya munsi ya gakondo hose urebe inzu yose hose haraka urabona na rwa rubaho hejuru rebayo no hejuru rwa rubaho nayo zenguruka kuko ruzengurutsa inzu turuzengurutsa inzu mu rwego bifite ubusobanuro bwinshi cyane nabyo bifite ubusobanuro aho ntabwo nagucika urabona nk'hano muri korodoro nk'aha muri korodoro ni urubaho ikintu dufasha ni mu buryo bwo kugira ngo wirinde umuntu wazakora ku gikuta ba bantu bagenda bafata ni ugukina n'ubwenge bw'abantu kuvuga ngo akangaka iyo kariho hano 90% y'abantu bakora kuri iki giti binjira hano cyangwa se n'abana batoya 90% akora hano aho gukora ku gikuta ni ukuvuga ngo akangaka ukuntu gakurura mu bwenge bwe kamukurura agakoraho niyo mpamvu uyu mweru tuba twateguye ushobora kumenya itara ririmo se ko ritagaragara ko umuntu atabasha kurikoraho ntabwo aribona ibi ngibi ni abahanga b'abanyarwanda babikora nabo igitekerezo uramubwira itara riba ririmo imbere umusobanura ibintu ushaka reba nk'ariya ukuntu itara rigaragara neza cyane ahangaha urabasobanurira bikorwa hano mu Rwanda bamubwira igitekerezo ugashushanya ukamuha igishushanyo akabikora neza cyane tukiri hano rero twinjiye muri saramanje hano hejuru reka duhere hano hejuru BGC kuri plafo duhere kuri plafo tumenyereza plafo umuntu aza akakubwira turabona ati hari ukuntu zino plafo rero ni ibitekerezo ibi nabyo ni ibitekerezo njye ndashushanya designinga burya ikintu cyose burya ni igitekerezo sabe ntabwo umuntu gukora ikintu abantu bose ni ibitekerezo baba babura ibi ngibi mbikora ni abanyarwanda gusa ngenzana igitekerezo nkagishushanya nkamubwira iki kintu gikore gutya akabikora ni ukuvuga ngo hano naratekereje nkuko nakubwiye izi design ni iz'abarabu abarabu ariko nkavuga ni inyenyeri itumurikira
ni gute inyenyeri itazamo hano hantu ukayishyiramo kubera ko iyo uri hanze mu ijoro inyenyeri ugomba kuyibona na hano mu nzu ukayishyiramo nkaba nanjye reka nkora inyenyeri niba ndi mu nzu iwanjye nkakeneye inyenyeri kuki ntayikora ku buryo bakata ntuze bigakunda ku buryo ucukura agashyiramo n'itara ibi ngibi ubwira umuhanga uramubwira uti njyewe ndashaka ikintu kimeze gutya bino bintu birashoboka ikintu cya mbere umukuramo ko bidashoboka hari ibyo twagiye dukora umuntu ukamubwira ndashaka iki ngiki ukabona atinye kugikora amafaranga asa yanjye ntabwo rero tugenda byakunda kora urugero nigeze ndukwishyuza ndanakwishyura wabaga muri China wabikoze gute nicyo kintu nshaka ko udusobanura ibi ni ibintu turaza kubiganira ikoranabuhanga ahise igeze mu ikoranabuhanga iri ni ikoranabuhanga ibintu byinshi hano se ko bitangaje tugende hara muri salo amanje intebe wayibonye cya giti nayikwereka hano iyi ntebe ni uvuga ngo ahangaha it's amazing iyo ibonye nawe oya biri amazing ikintu cya mbere gitangaje ni uburyo iteretsemo ikageramo ni hato n'ahantu twinjirira ni hato intebe ingana gutya yinjiye ite abantu baba babaza nk'ibyo ni nk'awa muntu wabaje mugenzi we ngo se umuntu wasakaye yanzu ndende mu mujyi yarahagaze mama babiri ngo bari barimo baragenda gusa umuntu abaza mugenzi we umuntu wasakaye yari ahantu hejuru yarahagaze yamushubije yarambwira ati ko ubu ugira ubwenge urabona iyi nzu atari kimeza gusa ubona yabahagaze yari imejeje yagezemo iraza ikagera hariya metero zose zigahita zihuriramo amamezire kabisa ni ukuvuga ngo ibipimo twe turadizayininga menya intebe nkeneye mfite inzu ingana gute ingana gute twashyiramo ibintu bikenewe bingana gute ku buryo ibintu umuntu ubibona akomeza kubona ibintu bisa neza noneho na hariya hantu twebwe dukura umuriro wo gucaginga iyo soketi iyo donc kubera iki wadushyize hariya hejuru tumenyere ko tubishyira mu nguni ahantu ugasanga hari donc mu mutwe mu nguni hasi muri salo bashyiramo hari ibintu ni ukuvuga ngo ahangaha biriya ushobora kuyishyira mu nguni hariya bazasunika intebe ukabura uko ubigeraho ahangaha mba narapimye intebe mbanza uburebure bwayo n'uburyo iteyemo nkavuga nti se iyi ntebe hari ahantu imanutse muri kangahe ese uburyo yongera ikazamuka uburyo igenda ikora yigoronzora nk'inzoka aha hantu uyu mwanya wasigaye ntabwo twashyira uburyo bwazafasha abantu bazaba bibereye hano niba baramuka bakeneye gucaginga ni ukuvuga ngo mezire wazitanze ku ruganda z'intebe intebe ni ukuvuga ngo ibi babikora intebe nkoze komande ndebye ukuntu intebe iteye ndebye inzu igikuta cyanjye giteye ndashushanyije ntanze urugero umutekinisiye w'amashanyarazi ndabona kiri hano kuri ahangaha kuri ibi bipimo wankirire soketi ni ukuvuga ngo soketi yayishyize hariya n'intebe ariko bigomba kuba biri intebe ntabwo yari ihari narabanje ndashushanya intebe yo yari itaragera ariko ngewe ntanga ibipimo uzi na mezire ku muhanga ukora amashanyarazi ndabona uyinkire hariya ahangaha reba nkano it's amazing urabona ko nta hantu soketi yagiye munsi igomba kuba iri hejuru kandi umuntu wicaye akaba yasesinga neza akayikoresha neza cyane ireba igikuta hano ukuntu twagikoze igikuta kiraryoshye rero i Kigali iyo ukeneye nka kadire hari abantu b'abanyaturukiya bazigira usanga bafite akantu gafite nka 40 kuri 40 40 kuri 40 cyangwa 60 kuri 20 tuntu nk'utwo mezire ku buryo ubona kuko BGC ari kubereka neza urabona uhere kuri iriya entre ijya muri koridoro nahari itara rya hariya kuri iriya kamera rifungiye urabona ko bingana ndebesheje amaso oya nibyo wabigenje utenye urebye ngo urebesheje amaso nge ni ukuvuga ngo hano iki gikuta ibipimo mba mbizi gifite 4 ni ukuvuga ngo izi ngizi ifite 75 ibanza ni 3 ziri kumwe ifite 150 ikagera 75 ni ukuvuga ngo ahangaha itara mba naribaze ibipimo byayo n'itara rya hariya bikajyamo neza ku buryo umuntu ubibona abona bibereye amaso tuzahara muri saramanje hanateguye ibiryo byiza BGC ngo ntuhagarare hano nibwo bari buze kubibona neza amatara se noneho kutayabwiye hano urabivuga ngaho yabwiye Alexa turn on dining main light katurebe ni ukuvuga ngo oya ntabwo hano ntabwo ukoraho iyo ubishaka
iyo udashaka kwikoraho nabwo ngaho ubwira miruwari bwira nk'iriya miruwari yake iriya Alexa turn on dining mirror light. Ruvuga ngo hano miruwari hano ushobora kwicana, ushobora kuba uri ku meza wasoza gufata icyo kurya ukamutereka nirebe ndebe niba ibintu bimeze neza uracana ibintu byose hano ni smart ntabwo wirirwa ntukoraho iyi dining iyi ntebe kereka nkubwiye ngo ukoreho ukayumva ni ribuyu nayo it's amazing ntabwo ari bya bindi ngo mpereze icyo gitoki uteguye ku meza ugategura ariko ameza bari bakiri kuyategura uvuga ngo urazengurutsa ntabwo ngo wampereje icyo gitoki ngo meza oya ni ukuvuga ngo hano buri kintu kugira ngo gikore itarura ribwira buri kintu cyose nta kintu ubwo se igikoni rero sasa nkubwire amarido afunguke nayo ushingiraho ikintu ubona hano ngafungurira bwiriraho rido fungu ngabwira rido twatinda ibintu byane ntabwo wapfa kubirangiza oya nta kibazo byihorera reka tujye mu gikoni ndabona igikoni Alexa turn on dining night curtain. Nuvuga ngo ndayibwiye ngo ifungure rido y'ijoro hariya kuri dining. Ntabwo ari ngombwa kuri gubikora. Super amazing. Hano ntabwo ukoraho ibi ntabwo ukoraho. Barabyanduza urabivuga cyangwa se runaka yakozeho nawe ukaza gukoraho ntabwo ukoraho hano. Mu gikoni. Igikoni rero ariko mbere wabonye bino biti bino? Ibi ngibi ni ubuhanga bw'Abanyarwanda buno. Afrika, u Rwanda, iki giti urabona ibishushanyo biriho. Ni gute umuntu afata igiti akita cyomeka nk'ahantu gutyo cyonyine. Ikinyugunyugu. Hano ikinyugunyugu hari ishaka urabona utuntu twiza cyane nibyo bita ubugeni. Umuntu uri hariya nicara areba yumve reba yicaye nk'ari nk'umuntu yicaye hariya mu ntebe. Reba. Yicaye mu ntebe hano reba ubugeni burimo. Nk'iyi ntebe nk'aka kantu ntabwo gatuma intebe idashobora gukora ku rukuta kwa kundi usanga irangi biba bipimye neza cyane buri munsi. Reba hejuru hano kuri dining naho bya binyugunyugu n'ishaka birakomeza. Ni ibintu byiza cyane biri amazing ibi birebye ibi ni ibiti ni ribuyu umuntu akagishushanyaho uragishushanya abahanga barahari hari abana b'abahanga cyane. Reka twambuke mu gikoni kataba reka gisingo afite ngo biraka Miss Jolie ngo aramushaka. Iyi ni comptoir comptoir iyo ushatse uzimya hano ucana amatara ushaka sinzi ko nabikubwiye. Reba hari aya matara ari hano yose dufite amatara y'ubwoko bwinshi bitewe n'uburyo umeze uwo munsi. Iyo waje ufite stress dufite itara ugira itara ucana stress zigashira. Ntabwo waturuka hanze n'ikizuba ufite stress ngo nuza none ucane cya gitara cy'amanywa urugo rugira amanywa n'ibirahure umuntu acana ari kwinywera akantu. Oya hano ritara hano dufite ayo kuri comptoir biba byanditseho hano ku maswitch hano andi matara ugahita uyazimya yose ugahita uzimya agasigara comptoir ngiye none iki kinywaji wayibonye Shanghai kubera cyari wayashyizemo igenda izenguruka imijyi yose izenguruka mukanyira habajemo Kigali comptoir neze gutanywa inzoga amahenisi oya abashyitsi banjye ariko ntabwo bagomba kubaho uko mbaho. Nuvuga ngo hano ikintu cyose kumanuka uricara nawe ugafata akantu ukinywera ukimerera neza ukoresha itara rya comptoir andi ukayazimya. Hano dore igikoni sha muri bya bindi mbona kubeshya ngo urumva ngo ngiwe. Iyi ni comptoir iyi ni coffee machine. Sabe hano harimo ubwenge bwinshi kereka nihuse ntabwo nabasha kubisobanura. Reka twihute. Izi ni za nzoga na mahenesi sinzi zo nk'izi ntabwo mwazazimara. Na mahenesi ni zose ubwoko bwose hano urazibona. Design nziza cyane ifunze ku gikuta mu rubaho gusa pana ngo DF. Oya nano iyi ni ribuyu. Aha ngaha naho inzoga reka tumwereke urubaho uvuga ngo uyu mwanya kugira ngo udasigara dutu designinga nuko ngikuruye iyi ngiyi ni iyo cupa no kuva wagiye ku ruganda urabwira uti icupa ryanjye rigomba kuba rijyamo hano rigakwirwamo aha. Aya namoko agiye atandukanye ya marikeri menshi cyane sasa this is a fridge amazing fridge.
urabona hano utubuto twa aha none se so reba hano ubugeni naho ni bwinshi cyane reba icyo gisiga nkunda igisiga ari story imwe bira tuzaganira rimwe nkubwire story yacyo iki ngiki yo nkibonye kinyigisha ibintu byinshi cyane bakita ego mu ndimi z'amahanga iyi ni ikimashini gikora ibintu by'imigati iki ngiki kirashyushya micro-onde iki ni gishyushya cyane ibintu bya barabizi umushefu hano mfite umushefu ahangaha rika hano ni ukugira ngo umuntu uri muri mu gikoni cye aba adafite ibintu bimubangamira nk'ahangaha ufite utunano tw'ubwenge nk'aha hari umuntu uba utagira nko hejuru aka kantu bakamanura gutya ugafata blue band yawe ufite utuntu twawe ukongera ukagasubizayo. Kigali rero bagukorera kego uzajya uzamukira. Oya nta rwego nabyo urwego hano turimo twinshi cyane aho umuntu atagera nk'inkingi ya hano urabona harimo nk'utuntu bashyizemo tw'amacupa n'urugendo nshobora gukura hano nk'abandi se bashyizemo iki ibi byo muri yanguno kugira ngo izapfa ubusa uyu mwanya izapfa ubusa tugatatu tubukoresha hano haba hari nk'utuntu hari utwo kunywa tukigarura irasunika kakava hakurya hari urasunika kakita gasubirayo ni ukuvuga ngo mbagira ngo uyu mwanya urabona uba aragonganye n'ahantu ukajya kuwukoresha reka dukomeze hirya noneho igikoni wakibonye nakikwereke neza nta nyota ushobora kugiriramo hari buri kimwe cyose iyi ni mashini ya hano hari akandi kantu iyi ni mashini yoza ibyombo bya bintu byo koza ibyombo oya mashini ya byose ubisezereye ariko akantu keza naka cyane kano ko karimo ubwenge bwinshi akanga gatora umuceri bimwe ngo yariyemo ibuye ngo aza kurwara n'izikadoga leta mwirukana ubu saro twayibonye tugendemo hariya sasa mu cyumba shatare mu cyumba rero hano harimo hari nimero z'ibyumba iyi ni icyumba cya mbere room 1 ariko urebye neza unyuze hano hose tugereza uburyo ki umuntu winjira ni gute yaba afite utuntu arimo arareba akumva nta kibazo rero hano uvuye nko ku kazi ufite stress reba hano aka kantu iyo urebye ibipimo bya hano by'ibi biti ni ukuvuga ngo akantu kari hagati urabona ukuntu ari keza apana kwa kundi umuntu akubeshya ngo urumva hano ibintu dukora dukora ibintu bimara imyaka 100 utongeye guhindagura oya naguhindura biguma biba bishya mu maso ya buri munsi nk'aka ngaka utu natwo turaka nuko turi kwihuta tuba tutubwiye urabibwira bishatse ubikoraho cyangwa se ukabibwira hano ushobora kuza ukareba ukabona utu design tugiye dutandukanye turimo naho hose kuza iyi ni koridoro hose harimo utuntu twinshi twiza tubereye amaso ugenda ubona reba iki warakibona iki biturutse muri koridoro hariya hirya uza uhita ukibona kumva n'umushyitsi atabasha kugera atavuga ati cyo kora ako nagakibera aka kantu rero karakoropa inzu ni robo nimugoro nka saa 9 urakabwira ati kaba kabizi urakabwira ngo gakoropa inzu kakaba saa 9 kaba karabyuka karikangura kagahita gakoropa inzu yose none mu gitondo ubyuka inzu imeze neza kakisubiza hariya se karabizi iyo kamaze gukoropa karangiza isuku yako gahita gasubirayo kakajya hariya niho karuhukira niho karuhukira kakongera kagafata akabaraga kagafata imyuka aha this is my iyi ni ya logo iyi ni logo yanjye njya ngo wayibonye hano yarangaye wafashe logo mwana we wayibonye nayikwereke neza iyo logo genius bora dukomeze oya tujye nko mu byumba urabona amatara arimo hano reba hejuru n'imitima irimo hano iki ni icyumba cya boss ndi kwimagine uko kimeze ni ukuvuga ngo hano nk'iyi design urayibona irimo hano y'amatara ingiyi n'imitima ibi ni ukuvuga ngo ubundi ukora design ku buryo ujya kujya mu cyumba wumva ugereyo wamaze kuruhuka desha stress zashize ya matara y'amabara dukora no kugira ngo uruhuke mutwe
reka nkwereke nk'ibyumba mfite ibyumba hano harimo ibyumba byinshi twereke kimwe ukuntu kimeze kimwe reka nkwereke nk'iki ngiki iyi ngiyi hari hano izi ngo umujura ngo sinzi ukuntu yatwinjiranye iyi ngiyi ushobora kuyireba igafungura ikakubona ikafungura washyizemo cyangwa se ugakoresha kode cyangwa se igikumwe hari uburyo bwinshi cyane bwo gufungura nk'iki cyumba wakibonye reba ahangaha ushobora kubibwira n'ibya bindi bisanzwe uretse ntungure katabarwa muri BGC bereka hara kuri televiziyo zimya televiziyo uyibwiye okay now hey Google turn off master bedroom TV amasegonda 18 ngije kuyizima igomba guhita yibwiriza oya no ntabwo uvuga ibintu byose ibintu byose nta gukoraho ngo utari gomane nayibwiza wayibonye Google iri hari genda uyigereho bunanebwira ngo wenda ngushyiramo umuziki runaka ari nk'umuntu byose nta kibazo ngaho yibwira idushyiremo akaririmbo nk'akaririmbo k'urukundo donc cyangwa gatuje hey Google play Bruce Melody song ibibazi hose playing Bruce Melody on Spotify ntabwo hano uriryamira wowe kuruhuka urebura ni unaniwe kayibwira utegugo kina karirimbo ka Bruce Melody uwo ni nka Bruce nuvuga ngo ntabwo biri gukora umuziki ngahibwira yegere volume uretse hey Google set volume to 70% ushyira volume igomba guhinda wowe utabibyinira ubundi ikazamura umuziki hey Google stop it itagara no Sabyano ibintu wowe byagucanze oya tukiri muri iki cyumba reka nanago nongera kwihamagara urimo wende kwihamagara nanjye kavugira iyi ni nk'itarucana ry'amanywa ariko iyo ufite stress nyinshi cyane wavanye ku manywa iri urahindura urabibona nshobora guhindura ni ukuvuga ngo ufite nka stress nshobora gukora urumuri rumara stress reka nkwereke nk'urugero nubona amatara hano yabayita spotlight tuno tw'utunyenyeri nshobora kuvuga ngo wenda reka nkore iyi natse hano hasi angayo hasi none ayo nshobora kuyongera nk'abana wenda reka nongeremo kandi gatara ko ntabwo nshaka stress nkongeramo karagatara kandi ko hejuru reka nkuremo spotlight tugiye gukora nka romantic scene y'abakundana noneho akantu tuvuye tutereka dukora akantu k'urumuri keza katabangamira abantu bakundana nk'aka kamuriro kabona hano no munsi n'igitanda kiraka nuko ari ku manywa hari ya BGC aha no kuvuga ngo iyo hano haba kucyatsa nuko tuje ku manywa hano ni ku manywa cyo ndabona cyaka munsi kiraka do hano do nakwereka nuvuga ngo iki yego barabibona iyo ari ninjoro ushobora kwatsa igitanda cyonyine igitanda kiraka ugakora nk'agasene kameze nka gutya gatoya cyane ugahita ugakora amanywa mu rugo ugakora amanywa meza cyane ushyiramo n'udutara n'utubara twinshi cyane ukiruhukira hirya hari iki hano ariko se igitanda bakibonye design ibi nabyo turabishushanya tuma hagira umukobwa haryo gira fiance oya ndacyari muto urabona iki gitanda no kuvuga ngo tuba twarakoze ya wood iki ni icyumba cyiza ugeramo ukumva uruhutse stress zigahita zishira apana ku designinga hanze gusa ugashyiraho igisenge hariya hanze ni byihorere hariya se abantu benshi ko batana nijoro baranahazi banyiraho ahantu bazi nano mu cyumba niho uza ukaruhukira iki gitanda ubururu uhuza n'amarido urabona amarido hariya ugereza gukora amabara ku buryo umuntu uri bubona amabara atari mubangamire amatara ku mpande ariko aya matara iyo yarebye agomba kuba nayo hasi birateganye biri ku murongo pana kwa kuno umuntu ushyiraho ntuze abajuru niko bazita bazita abajuru iki gitanda design ibi bintu
mbikorera hano. Ibi ni byakorewe i Kigali ibi ngibi. Bikorera hano ariko ubumenyi n'ubuhanga no kubikurikirana biba bikomeye. Ariko mbikorera hano ndihe muri China. Shanghai ku iterambere byaterambere. Urabona turatuntu za moteri ubu hano nayo urabibwira byose ariya nka ibi ngibi nabyo bibwira uti air condition ushaka kuba ibintu bimeze neza nabyo byose urabibwira uti gabanya oya urabibwira Google ukora bino bintu ndashaka ko temperature ntabwo imeze neza. Iyo iranabyumviga ikamenya temperature we ifata ubushyuhe bwo hanze ikagutekerereza yirantekerereza yabona bwambangamira ihitire ukuntu bigeze ikatagurya kugira ngo yinjire aho ngaho turebe hano hari utuntu tudatunganye. oya nta kibazo. Reka turebe cyama toilette cyama 主人您好， 打开转圈 好的，主人， 小妈 tindaje 您好， 打开转圈打开 urabibona hano ni ukuvuga ngo iyo imbere y'ukuza mbere kujya yita gukora flash ikora amasuku igakora isuku dore dore tuntu tu hejuru turi kugera igufunguriye ntabwo ushobora kugufungura itaramaze kuhatunganya. Iyo irabanza ikamenya ko hari nk'umwanda yamara gutegura isuku buriya wenda harimo umwanda ntabwo yafungura. iyo irabanza ikabikora neza irabizi yo irabanza yitegure neza gukorera isuku ikore ishyiraho sterilize ikureho mikorobe n'ibiki none ngo ikumamagara ngo none waza nta kibazo n'ibyo. Shama 主人， nuko ari gushyira mu Kinyarwanda kwambi twanche 好的，主人， ngo urakoze ngo ndakumvise mu Gishinwa. we ni Igishinwa hano hari Igishinwa Icyongereza ndi mushyiramo izo ushaka w'Igishinwa nge nyumvamo ni ururimi hano muri douche naho ishatse ntiwikoraho nyine uhitamo hano kuri miroir bijese hano. 主人，有事您在呼唤我。 mesha iri kumbaza se bite byawe tumaze bimeze bite ni kwivuze mu Gishinwa. ahangaha iyo umaze kwitegura utuntu twose tuba duhari. Miroir hari ukuntu ubonye nko muri douche ugasanga haje nk'igihu n'ibiki tukanda hano igati hanagura ikirahure no automatic cyangwa se ukayibwira ukabwira Google hano ibihari. Urabibona? Hey Google play romantic song. Hano muri douche ushobora kuba uri koga Right. Here's the Spotify playlist called the most romantic songs in the world. indirimbo nziza z'urukundo zigezweho ku isi. Ngiye kuba nzigushyiramo wowe ubukaraba ntabwo wikoraho ntabwo ujya kwandika ngo nandika muri nuza muri biriya hano iyi iyi nzu rero wogeramo nayo ni smart. It's very smart. Ni ukuvuga ngo ushaka gukora massage harimo sauna kumva nk'umuziki nawe ushobora gukoresha Google na TV abarimo na TV ubundi urireba ukareba karangara nyine byose n'ibyisi n'ubundi n'ibyisi hano ni bariko kuri bariko wirebera Kigali. hano ni kwa kundi mu gitondo wibyukiye ukavuga uti reka ahanga kuri bariko harimo ubwenge bwinshi cyane naho twadizayininze. Urabona kiriya giti yego urabona kuvuga ngo hariya ahangaha ko gishaje se iki giti n'ubwenge twakoze igiti n'ubwenge igiti hano ubundi harimo itiyo imanura amazi ariko wareba itiyo mu buryo bwa design ko iyi tiyo irasa nabi hari abantu ujya ubona ukabona bya bitiyo biri ku byo binyura inyuma abibona igitiyo cy'amazi manini iki gitiyo rero uhita utekereza ko betse ntekereje nakora iki cyatuma itiyo igenda ikabura kandi umuntu ureba akabona birasa neza. Hari hejuru harimo n'ibyari inyoni zaritsemo nazishakiye ibibanza n'iki aka gatebe akangaka ni kwa kundi wicaramo ukibaransa bicarira ukiruhukira ureba Kigali ukifatira akantu ko kunywa wiruhukiye wivira nko mu cyumba nta stress wirebera Kigali wirebera Kigali bashaka tabarwayeho neza igihugu cyiza dufite igihugu cyiza kataba ngwino muzi ni amazing ni twiza cyane ntabwo akangaka rero hano ubundi buhanga aka kantu kubera umwanya bari mutoya bakakameza ushobora gukurura cyangwa akabikamo hari n'akantu gakurura hano
abantu muri babiri n'ubundi ni nyir'urugo n'undi barufatanyije. nyir'urugo noneho nko mu kindi cyumba, reka nkwereke nk'ikindi cyumba hano. uri kubona nk'iki cyumba ni icyumba cy'umwana cyangwa se cy'undi muntu runaka. Lights zose ziri on, buri cyumba kirimo televiziyo. nayo urayibwira nta kurwanira televiziyo, nta kurwanira televiziyo, bya bigozi biba bigenda bimanuka. Oya, bigozi bino byose ni ukuvuga ngo nka hano haba harimo za dekoderi. Niyo mpamvu harimo utwobo kugira ngo ushushanya utuntu nk'utwo kugira ngo udafate cya dekoderi ngo kiza bikiri hano hejuru cyangwa TV box. Nibyo. Noneho tureba uburyo tugakora tukadizayininga utuntu ku buryo tuzabona uburyo telekomande yawe izakominikana karakana, ariko inyuma nta mugozi wagaragaye, nta n'ikindi cyuma cyagaragaye. wowe ukajya ubona ibintu biba gusa. Ibi ngibi hano harimo ubwenge bwinshi. Iyi ntabwo ari wallpaper, iki ni igikuta. Ririya ni irangi. Ni irangi ndadizayininga, ni ukuvuga ngo njye nkora irangi bagasiga, mba mfite n'igisenge, mfite ibishushanyo mba nadizayininze nkakora amamashini. Izo mashini nizo ziza zigatera ka design mba nakoze n'irangi. N'abanyarwanda babikora, ibi ngibi. Njye mba mfite ubwenge gusa, mbaha ubwenge kora ibi ngibi. Yambwiye ko atabikora nka mwene ibintu twabikora kuki se abandi babikoze. Hano Google ndabona irimo. Ibintu byano byose ni Google, ibintu byose urabibwira. Ni icyumba cya ni room 2. Room 2. Hano sabe we ibi bikuta twigende ni byinshi, ni too much. Hano hari ibindi byumba biragiye bitandukanye. Aka ka gitari hano hari urabona amarido yabonye. Aya marido ntabwo apfa kuyabona i Kigali wapi. Abakire bo mu Rwanda. Televiziyo urabona hano hose harimo televiziyo, design ziratandukanye. Iyi rido ibijyanye na design nako amashuka abajyanye na design n'igikuta. Donc ukuntu hashashe agomba kuba hasana birajyana n'igikuta. Iyi ngiyi ni ibara ry'umwana w'umukobwa, ry'abakobwa. Urabona naho akorera ibitabo by'abika ibitabo bye. Nibyo miriwari hose wabonye ko hari amamiriwari hasi igitanda nacyo. Kubera ko abana b'abakobwa bakenera miriwari kugira ngo namara nabyuka. Tugiye kureba iki noneho. Music is my life. Umuziki ni ubuzima. Design irara hejuru. Lion sabe ngwino hano, ngwino rebe. Uri intare se? Reba intare. Ubundi uzaba intare, waba intare umunsi umwe aho kuba inkoko imyaka 100. Ubundi intare ndayikunda cyane mu ishyamba. Uburyo uzabe nk'intare. Urabona design intare narayishushanyije. Ibi tubishushanyiriza hano kurubaho nyine ruri bujya kurubaho ku giti. Abanyarwanda barabikora. Umuhereza intare ukamwanda iki kintu gishaka kuri. Hari igihe umufunda kugira ngo urumva ngo ntabwo byakunda. Rero iyo ari kumwe n'umuntu ufite ubuhanga n'ubwenge ukamwanda iki kintu turagikora tugikore gutya. Kandi udari mu Rwanda ntabwo ari ngombwa, ariko ziterambere niko abantu bari amafaranga manyi cyababwira. Reba hano ngwino hano urebe logique irimo hano. Utu tuntu twose ni biti tuba twashushanyije, ugashushanya ukareba. Urabona nk'iri shaka numira yifashe isoka mu idirishya iragiye. Ubu n'ubwenge n'ubugeni buri hose do. Icyumba ku buryo umuntu uryamye atazarambirwa azumva ameze neza. Izi parafo ni ubuhanga cyane. Mu Rwanda bidizayininze mu buryo bumwe kabisa. Biravuna ariko birabikora. Mu buryo urabona ubuna bwenge se hari ikibazo. Waba ukerenza. Ibintu twizeye tuba tugomba kubizana tukabitanga. Noneho dusoreze muri gym. Bambwiye ko ufite gym. Oya siporo se hari muri basket buriya turimo uri kwishyushya kuko hari igihe ukenera gukora utuntu tw'udusiporo twawe. Noneho na videographer nabonye nawe ari mu basket. Katurebe wakinnye bako BGC. Hano ubona amafaranga uzaboneza. Hari ubundi bubiko gusa nayo amafaranga yaba amaze iki. Reka nkwereke nk'aka kantu. Ubona ububiko burimo hano.
hano harimo ibyumba bigeze muri 50 byo kubikamo ibintu byo kubikamo ni igiti ni bwa bugeni bwose nyine ubona bana ngo MDF ngo no ngo yajyaho amazi ngo yarabyimbye nayizumiga ikwereke ngo yarabyimbye oya nabibyimba bigutebe iyi ni printer ura printing nayo urayibwira Google hano harakandi kantu k'ubwenge aka hano ari gihe ufite ahantu hatoya ukabura ahantu ubika inkweto tusizana izi nkweto tureke wikanze iki oya bireba inkweto oya va ku bintu by'inkweto erekana bireba icyangwe oya ubwenge hano agiye kwirebera ubwiza bw'inkweto akanga karaza urakagabika hano dufite ububiko bushobora kujyamo inkweto 50 ariko noneho inkweto 50 za nkweto zivura imitsi sha izi ngizi ni z'abakecuru ni OG apana ibintu byo kubeshya abantu ngo nambaye ngo mani ngine ariko iyi ni Louis Vuitton ngo mani iyi ni marike yanjye zikorerwa muri Singapore uruganda rukora izi nkweto kuki tudafite akatabarwa nk'igihumbi mu gihugu this is my brand kana wayibonye dufite inkweto amabari ibikoresho byinshi cyane bya siporo byo no ariko nicyo nshaka kwereka ubwenge burimo muri design hano harimo n'amatara urahindukiza ugarura hariya ziriya zijya hariya ugafatiza hano warangiza ugasubizayo umwanya karaga mu mwanya utageze no muri metero inkweto ijana zigate zijyamo wamize umushinwa nicyo cyonyine nako ubwenge gatukira urabona ukuntu akanya gatoya inkweto ijana tugaruye gusa dukoze akakamuvamo konyine ugaruye gutya n'umwana gashyiramo izindi senkani ugasubizayo izindi senkani ugahita ufunga no ubwenge ntabwo turi kureba ubwenge inkweto uri kureba inkweto turimo turacuruza ubwenge kandi wena BGC munganye ikirenge tunganye ikirenge ubonye ko mfite uruganda rukora inkweto Genius Bora hano ni muri gym kore siporo hano dufite igare ya siporo urajya gukora agasiporo kawe ibyuma abantu baterura urakora umwitozo hari kwiruka ushaka kwirukanka udashaka kujya hanze ngo wirukanke ushobora gukora umwitozo hari utuntu two gukora twinshi cyane abantu bazi ibya gym barabizi nyine iyo birebye bakavuga ati cyo kora kuri bacita undi hariya cyo kora ntabwo nabyiwi man Genius Bora nakabora ni Genius Bora oya hano bya Genius Bora ni byinshi balls everything na Genius Bora yose ari imipira myinshi cyane ko siporo hano bivuze ubuzima ni ubuzima ubuzima ni siporo rana amabaro na Genius Bora na brand yacu urabona dufite volley hano ukina ibyo ubonye volley hari football ngiyi Nike basket hano hari imikino yose tennis wayikinira he ushaka gukina hano tugira ibibuga byose okay hari hano mu rugo ni metero utambuka ugahita ujya gukina tennis iyi ni umukino w'abashinwa bita badminton mwiza cyane iyo mikino yose uzi kuyikina yose ndabikina ngende mu sport nkora sport iyi ni ping pong dufite hano hejuru niho ikibuga cyayo kiba kiri hano hari dufite ikibuga uragenda ugakina naho dufite table harandi hari hejuru dukora sport naho ahangaha kubita ingumi ahangaha exercice ukora arama abdomino ngiye ntabwo njya nkuru utuntu sabe hariho ibiro byinshi ushaka kujya ngo ugambe na hano Google ibikora gushyiramo imiziki ngiyi hano ushyiraho siporo ushaka gukora uyita yizi bakakwigisha ni ukuvuga ngo hano ushyiraho uvuga ati ndashaka wenda guterura cyangwa ndashaka gukora yoga harimo ibindi bikoresho byinshi cyane mo hari bijyanye na yoga n'ibiki byose wakenera hari igare ushaka kunyonga hanze haba ari igare rya siporo ikagofero n'iki tabarwa ntago asanzwe hari skateboard nayo irayizi ku bafana bayo cyane oya nta mukino ngiye mba ntajyamo ntawe shaka ugomba gukora Genius Bora kabisa ni ukuvuga ngo iyi ngiyi irakunzwe cyane mu Burayi nk'umuntu uyikunda umwana uyikunda nk'umuntu umwana uyikunda ko wakuriye ku muhanda ibintu by'abana bo mu bakire bamenye gute ko
umwana ukunda buriya ayibonye ahita avuga ati iriya skate nyibonye kweri yanryohera. turasoje kuko ndabona design ibitabo n'ibiki byose nta rungu ushobora kugira. Turasoje turasoje BGC ugeze he uretse